Muraho mwese amahoro ko muvuga n'abatari muraho mwese karibu muri Ferwafa ntabwo tumaze kugenda tukora press conference nyinshi cyane no kubashimira ko zose muzitabira ariko bimwe mu buryo bwo kwandika twumvise ari ngombwa ko niba ibikorwa bikuru bitandukanye tugenda dukora twazajya tugira session nyinshi kugira ngo amakuru yumve ukeneye kumva ariko namwe aho mufite ibibazo cyangwa mukeneye gusobanuza mu buryo bufatika busobanutse. Ndabakiriye ndi kumwe na Desire muramuzi secrétaire de compétition, ndi kumwe na SG mushya maze iminsi 20 mu kazi, turi kumwe na n'abandi amakipe ariko ushimira yagize n'abandi bamuza mpamvu nyamukuru nabo bahari nuko n'ibyinshi ushobora kuganira uyu munsi cy'ingenzi cyatuzanye cyangwa cyaduteranije ko mubizi n'imyiteguro ya Super Cup. Super Cup izitabirwa uko mubizi hagati ya APR na Rayon tariki 10 umukino ugatangira saa 12:30 ndetse na Rayon y'abagore izakina n'Indahangarwa umukino ugatangira saa 9. Turabizi ko hakingiye bamwe bibaza se Super Cup izaba, ndabizi murabizi cyabiteye uburyo kalenda cyangwa fixtures zitandukanye zagiye zisohoka mbere yuko dushyiraho umunsi wa Super Cup biba, ariko by'umwihariko kuko twabijeje ni ngombwa ko Super Cup ikwiye kubaho. So itariki 10 z'ukwa mbere uko babivuze birumvikana shampiyona yaratangiye ngo ariko nta kitubuza kuba yakorwa. Abibaza ko kuri forma nibura ko mwabo bisubizo kuko ntabwo yishuro tuzatangira ngo dukore nkuko byategurwaga ko yavugururwa, ariko iminsi iri imbere birashobora ko byazaba. Ariko icy'ingenzi twaba tumirije hano ni ukubibatangariza no kumva ibibazo mwabo bifiteho, ariko igikomeye kurusha ibindi no kubasaba kudufasha gushishikariza abafana b'izo kipe zose natwe dufatanyije kuko Super Cup izabera mu Mahoro Stadium. Mahoro Stadium uko muyizi ibamo 2024 by'abafana, stade nini. Ikindi rero ko twese dufatanya tugashyigikirana kugira ngo turebe ko hazaba hari point nyine mu twifuza y'umukino wa derby ukomeye wa Super Cup mu buryo bwabo. Icyo rero nacyo tubasaba gikomeye twe twabatumije aho kugira ngo dufashe gutangira kumenyekanisha ayo marushanwa. Ikindi ko mubizi tubagira dukora amavugurura mu bihembo by'amarushanwa atandukanye yacu uhereye ku byo perezida yagiye atangaza mu gihe cyane yavugaga manifesto ye bijyanye na shampiyona. Kuri Super Cup rero naho hari impinduka zabaye, ariko twibwira ko by'ukuri kuko cyari igikombe cy'ibiti bindi zitanahagije mu buryo n'amabisezo ari imbere tuzagenda tuyongera, ariko kuri inshuro ku makipe yose y'abagabo cyangwa y'abagore izatwara Super Cup izahabwa prize money $20,000 yaba ku makipe y'abagore cyangwa ku makipe y'abagabo. Hanyuma of course wa kabiri cyangwa se uzaba yabaye wa kabiri ko n'ebyiri zikina azahabwa $10,000 none ku bahungu ndetse no ku badamu ndetse no ku bagabo. Ariko guhera sezita cyane cyane mu buryo bwa fixtures zo kubitunganya neza dukoranye n'aba Premier League, turifuza ko itariki ya Super Cup izajya imenyekana kare, ikamenyekana of course kuko n'izindi fixtures zari mu shampiyona cyangwa zari mu competition zakozwe kare. So ndibwira ko iri kosa ryabaye isho yo gutinda kuba kwayo bitazongera muri sezo zindi ziri imbere. Mu gihe cy'imbi tuzajya mumenya kare amatariki na fixtures nabyo mukabimenya kare mukabibwirwa. Ndumva aricyo navuga keretse niba ari ikindi bagenzi banjye banyunganira, ariko ndibwira ko sinibwira ko tugira umwanya munini muri press conference. Nubwo abanyamakuru nagizwe na kamwe ndabizi mufite ibibazo byinshi bitandukanye bimwe bimwe bidanafite naho binahuriye na Super Cup, ariko ndabasaba ko tutaza kugira umwanya munini hano cyane cyane ko tuzatugira ibihe byo kubahangara bitewe na izi ngingo nkuru tugenda tuvugaho. So niba ari ikintu yakongeraho cyangwa SG aba umwanya
ari kugira ngo tukibanda cyane cyane ku bibazo n'inyunganizi baduha. Murakoze. Murakoze SG. Nta byinshi nakongeraho, ariko icyo nagira ngo mbabwire ni uko ntabwo Super Cup no mu bindi bihugu ari itegeko yuko iba mbere yuko shampiyona itangira. Muri abanyamakuru mubizi kuturusha, murabizi yuko twasezeranyije abanyarwanda yuko umupira tugomba kuwucuruza. Hari igihe bizajya biba ngombwa ko izaba igihe runaka bitewe n'ubufatanyabikorwa uje kuyicuruzamo cyangwa usaba twarayiteye igihe bizaba ngombwa. So nagira ngo mumenye ko flexibility yo kuyimura izajya ibaho bitewe n'igihari. Ntabwo ari bya byo ngo ni ihame ko itangira mbere. Niba nibeshye iyo muri Espanye niba mu kwa mbere iteganyijwe n'ubu ari tariki 7 z'ukwezi kwa mbere. Buri gihugu kigenda kigira umuco wacyo, gusa ibyo VP yaravuze ni uko bizagenda kose tubamenyesha mbere. Murakoze. Okay, so kwa umwanya then byose abantu bari hano icyo mwabaza cyose mufite ubusobanuro tubibwira ko turi bushobore kubasubiza ibibazo biri tubaze ndetse no kungana bibaye ngombwa. Rero numva rimwe na rimwe banda kubaza ko ndabizi abanyamakuru murasoma murakurikira muzashaka uko ahandi bigenda mujye muduha n'ibitekerezo ko turabyakira kandi ari bidufasha byinshi. Murakoze. Namwe rero ku Chasat kanyizo uko yabivuze isigeraza kumusubiza ku byo igikombe cy'amahoro. Igitekerezo cyiza kijyanye no kwamamaza abarejande nk'uko mwabibonye mu minsi ishize twakoze inama hano yahuje abamambure bamwe bagize FAPA baraje gukina umupira n'abakapiteni b'amakipe ari active yaba mu bagore ndetse no mu bagabo. Icyo bivugiye ni uko turimo kwimakaza imikoranire imaze igihe kinini itari iriho muri federasiyo, hagati ya federasiyo n'abarejande yewe n'abenda kujya muri retirement ya football. Yewe no mu bihugu byateye imbere ahubwo muri action plan bagira natwe duteganya kuzagira uburyo bwa strategy plan. Mwabonye komite yashyizweho igomba kuyikora, agomba kubamo element yitwa post career nyuma yo gukina umupira, kuko twese hano turabizi amateka y'umupira wacu ari usanga rimwe na rimwe umuntu aba umusitari yego arakina umupira arawurangije, yewe no muri iki gihe ukina abonye amafaranga abonye ubushobozi, ariko ntabwo ateguwe ubuzima azabaho nyuma ya kariyeri. Aho rero turabizi ko tudafite weakness. Icyo iyo nama rero yari igamije ni ugushyiraho umuryango uhuza abaterani barangije gukina umupira n'abakina muri kariyeri y'umupira, ikitwa nka association y'abakinnyi abafite iyo profile y'uko bakina ariko n'abarangije, mu rwego rwo kubangaja no kubatera inkunga mu buryo runaka bwo kubafasha kugira ibindi badufasha muri football nyuma ya kariyeri zabo. So icyo gitekerezo rero ni cyiza, turacyanditse turakinosa ahantu n'ubu nuko turimo kuganira kuri muri tuzagirana nabo. Igitekerezo cyiza, hari bamwe bafite n'ubushobozi yewe banize nk'uko tubyakoraje buri bose ko bari muri abakwiga, hari abafite ubundi bumenyi batandukanye. Njye ndibwira ko iyo mekanizme y'imikoranire n'ijyaho biraza kutworohera gukora implementation y'ibintu n'ibyo byose. Munganire ku makipe cyaraganiriwe n'amakipe yaribajije, ariko icyo nakivugaho nuko niyo mpamvu twemereje ko twese dufatanya muri mobilization. Mu by'ukuri n'ubwo Ferwafa yifuza ubushobozi bitewe n'ibintu byinshi bikeneye amafaranga turimo gukora, ariko amaherezo tubikenera n'ubundi kugira ngo tubuhe abamambure bacu. Ibyo twemeranyije n'amakipe azitabira Super Cup nuko dufatanya mobilization iyi mikino. Iyo mobilization ikatubyarira umusaruro wo kubona abafana benshi, stade yacu ikagira vibe nk'uko twifuza, byanze bikunze dépenses zizabaho zijyanye n'amasezerano cyangwa se ibyo turimo kwemeranya na kiwe Imana igira stade amahoro, ariko twabemereye ko amafaranga azavamo amaze kwishyurwa dépenses zindi azabaho ubundi buryo bwo kubashigikira. Wabyita nkunganire, ariko bizaba ari none nko gushima umusaruro wavuye muri iyo match yahuje amakipe n'ubundi ayizi. So ibyo twarakemeje par principe, ariko twese twiye condition dushaka abafana